Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi bacu ba Depo News TV. Twizere ko mumeze neza cyane mu bice byose muherereyemo bigiye bitandukanye. Tugeze rero muri wa mwanya tuba tuje kubagezaho amakuru ari breaking news aba arimo aragenda avugwa hirya no hino ku isi. Munkundire rero amakuru yacu tuze kuza kugaruka kuri iyi nkuru y'akababaro yumvikanye hano mu Rwanda ariko ari mu karere ka Nyamasheke, aho ikamyo yavanaga amakara muri Tanzania yaguye maze ihitana umushoferi wari utwaye iyo kamyo. Ni impanuka kandi ikomeje kugenda ibabaza abayibonye ndetse n'abayumvise. Icyo tubasabye mureba hano handitse ijambo subscribe kugira ngo nyine tujye tubana 5/5. Ikamyo ifite plaque LL 4626 yari itwaye amakara yifashishwa mu gukora sima, yari ivanye muri Tanzania yajyanye mu ruganda rwa sima nyarwanda Simerwa ruherereye mu karere ka Rusizi. Yakoze impanuka igeze mu mudugudu wa Ruvumbu, akagari ka Buvungira, umurenge wa Bushekeri, akarere ka Nyamasheke. Umushoferi wari uyitwaye ahita ayipfiramo. Kanamugire Fulgence, umwe mu bahise bahagera ikigwa, yabwiye itangazamakuru ko akurikije uburyo yaguyemo n'uburyo aho yaguye hasanzwe hacuramye cyane, akeka ko ari feri umushoferi yabuze kuko yahamanutse ahorera cyane akubita umukingo, imodoka iragaruka ihita igarama mu nkengero z'umuhanda. Ati yageze hafi y'umuhanda ugana ku kigo nderabuzima cya Gisakura mu ikorosi rihari, imodoka irahurura cyane nk'iyabuze feri, tubona ayikubise ku mukingo iragaruka igarama ku nkengero z'umuhanda. Iyo kamyo kandi yahise yangirika ku buryo bukomeye cyane, icy'imbere ku buryo hagaragaye akaguru gusa k'umushoferi kafashwemo atanyeganyega. Polisi yahise ihagera ifite ibyuma byayifashije kumukuramo, basanga yapfuye. Umurambo uhita ujyanwa ku bitaro bya Bushenge. Ibyangiritse by'iyo kamyo bikaba bikiri aho iyo modoka yaguye. Umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda CP Emmanuel Kayigi yabwiye itangazamakuru ko hagikurikiranwa icyateye iyo mpanuka kuko umushoferi yarimo wenyine. Ati imodoka y'ikamyo yari ipakiye amakara iyakuye muri Tanzania yifashishwa mu gukora sima, yageze muri Gisakura mu mudugudu wa Ruvumbu mu kagari ka Buvungira, umurenge wa Bushekeri mu karere ka Nyamasheke. Umushoferi gukata ikoni rihari biramunanira, agonga umukingo, imodoka igwa igaramye iramugwira maze ahita abura ubuzima. Uyu muvugizi wa polisi kandi yakomeje amya ko mu gihe umurambo wahise ujyanwa ku bitaro bya Bushenge, polisi y'u Rwanda ikomeje gukurikirana icyateye iyi mpanuka kuko umushoferi yari wenyine muri iyo modoka yakoze impanuka maze ihita inamuhitana. Abakunzi bacu rero mureke twihanganishe umuryango wa nyakwigendera, kandi ikindi tubasabye buri gihe mujye mureba ahantu handitse ijambo subscribe kugira ngo nyine tujye tubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Imana ibane namwe.